katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tutakuwa tukisimama kusoma maandiko matakatifu. Tutakuta katika barua Paulo aliandikia Wakorintho sura 6 shairi tutaanzia kwa 14. Ndugu kama jema na tatazama kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 6 kwa shairi ya 15 hadi shairi ya 20. Ndugu tutambuliza naye atasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 15 mashahidi ya 33. Wakorintho wa pili sura 15 shahidi ya 33. Kaanzia kwa Wakorintho wa pili sura 6 shahidi ya 14. Mukifatanye n'abatizera mugabane mbese mukiranirwa yafatanya bite? Mukifatanye n'abatizera mugabane mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umuco w'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyani? Cyangwa uwizera n'utizera bafatanye mugabane? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisenga? Kandi urusengero rw'Imana ihoraho, kuko Imana yavuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko nimuve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Kandi ntimugakore ikintu cyose gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose atasoma. Yuko yangu ari ingingo za Kristo, ndetse noneho muri ingingo za Kristo bazirwa ingingo za maraya. Muzi yuko ubifashe na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko ubifatanya umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Uzibukire uzamuka. Ibindi ibyaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo ku mubiri we. Mbese muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo ufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwagizwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Wifatanya nawe kuruganiza ibyiza mumugire gukiranuka, nk'uko babwiriye, ntimukongere gukora ibyaha, kuko bamwe batamenye Imana. Ibyo bivugiye bakozwe ni Amen. Twese
rya Yesu Kristo. Burya aya ni amateraniro y'umugoroba Ni makusanyiko ya jioni, nubwo yahinduriwe mu masaha ya saa sita, japo ilibadilishwa kwa saa ya saa sita. Uwiteka niba bitugeneye Bwana kugira Mungu ngo alituandalia tuboneke kuri aya masaha tupatikane imbere katika saa yayo hizi, turi bazima mbele yake tukiwa kandi hai, twumva ijambo ya tukisikia neno la ya Mungu. Mana yabitugeneye Mungu aliyetenda hiyo ikakuvana hirya no hino ikambana hirya no hino ikatugeza hano ni hafi icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese yari akwiye kumenya kila mtu anaweza kuchukua hilo agaha agaciro icyatumye twitwa bene data by'ukuri yabuza gusubiza umwami wacu ku musaraba. kurudisha mfalme wetu kwenye msalaba. Nongere mfatanye na mwene data, Wacha nishiriki na ndugu, burya birababaje kumbe vinachosha uri mwene data kwa uko ndugu, wakiriye agaciro, pokea wokovu, uri mushiki wanjye uko dada, wakiriye agaciro, pokea wokovu, ukabatizwa mu izina unabatizwa kwa ry'umwami jina la Yesu Yesu Kristo, Kristo, bagahora bakwibutsa na endelea kuwa bagahora bakwibutsa endelea kuwa na ukumbusha, uwo wicaye muri pozisiyo na ukaa katika nafasi pabaya. wambere w'iminsi irindwi Wakati wa utarabagirwa Jumapili tuliwaambia uko umuhanuzi abivuga, vile nabii anasema ntabwo umuhanuzi yemera agasuzuguro, ubwo yatumwe n'Imana hari harimo no kwiyamamaza gusuzugura ijambo ry'Imana. Abadiyakoni Imana yabashyizeho, abadiyakoni bari muri Bibiliya bafite inshingano zibareba. Nawe uri umukristo wabatijwe mu izina rya Yesu Kristo ukabyaza ubwa kabiri, wari ukwiye kugaragaza ko wabyawe ubwa kabiri, wari ukwiye gusa n'umwana w'Imana. ungekuwa kama mtoto wa Mungu. Birababaje Na kuzunisha kugira ngo umubyeyi mzazi ajye ajya mu kazi aendelee kwa kazi, aze aveyo asanga abana batavoma, asanga abana bataciye inkwi, kata kuni buri munsi abibutse ngo muje gucunga muje gucunga. kata kuni, C'est terrible. inaleta mshangao. Uzi ubu ngubu ugiye kwicara ibintu Unajua kwamba mimi kaenda Mwezi. yote ntabwo ngahanga amaso hano imbere. ambayo ilipama macho hapa mbele. Unaona kuna swala Bora tena haiko ndani ya makusanyiko iko wapi? Turateranye Haukusanyika. turateranye ugasanga buri muntu ari Kila gucamo, mtu anaanza niba ari gahunda ni gahunda, niba ari ijambo ni ijambo, kama ni neno ni neno. buri kintu cyose mu mwanya Kila wawe. kitu nafasi yake. Hepfo hariho umurongo Chini uvuga kuna ngo shairi inayosema eti n'igihugu bwacu aishi peke yake. usuzuga umudiyakoni Aya salamu kimuhana gikurikije by'abantu by'imyaka ibiri kugeza ku icumi, miaka 2 kutoka hadi 10. usibye na Bibiliya, ahubwo n'igihugu dutuyemo cyemera abadiyakoni. Ni kangahe bene data, ni kangahe bashiki banjye Mara ngapi wa dada twemere tuyoborwa, bali kuongozwa. niho tuzaririmba Ndio tutaimba niho mbili. tuzaririmba ko Kwamba turazamuka, tutanyakuliwa. ariko tutari twemerewe Lakini kuyoborwa kama tutakubali kuongozwa turacyari kure. tungali mbali. Dusomye amagambo y'Imana Tunasoma maneno ya Mungu, kuko twagize ngo lakini tulibidi eti nimba ari gahunda ni gahunda, kama ni utaratibu ni niba ari utaratibu, ijambo ni kama ni ijambo. neno ni neno. buri muntu azi ukuri Kila mtu anajua kandi kweli. gahunda Ya twarayigishije utaratibu tulifundishwa nk'abana utaratibu b'Imana. kama watoto wa Mungu. Nasaba Faustin n'abandi badiyakoni, Naomba Faustin na wengine mashemasi timuzongere mwirirwa mwinshi. usiongeze kujichokesha. Ni umuntu Kila yabasuzuguye mtu aliweza yabahamagaye, aliwaita. abari mushiki wacu Iwe ni dada, mwacheni, muleke. niba ari mwene data Kama ni ndugu, mureke, mwache. afite aho azabibari. Na kwenye ataulizwa Ni bande bafashe kumba ya Mungu. wangapi wanamsaidia kusikia maneno hapa kusema. Imana ibahumurize. Mungu awabariki. Dusomye amagambo meza y'umugabo w'Imana Paul yandikira itorero ry'i Korinto. Akiandika kia kanisa la Kandi burya uyu ni umukozi w'Imana. huyu alikuwa mtumishi wa Uyu ntabwo yari umuhanuzi, ya hakuwa ahubwo nabii. yari intumwa kuri twe abanyamahanga. Kwa sisi Uyu wengi Uwimana yaduhaye mu gihe cyacu, niyo mpamvu yanditse ibitabo, ayandikamo n'igitabo cy'Abakorinto. kitabu cha Wakorinto Rero twari kugira ngo ilikuwa kusudi tuzagisomerwe natwe pate kuri mugoroba. kulisomewa katika jioni. Turaganira ijambo rigira riti umuntu wese ushaka kubana n'Imana, Nataka kuishi pamoja kuko na twasomye ko ari abana, maana tulisema ni wanadamu. ntimukifatanye n'abatizeye. Ni bande? Ni abantu. Wanadamu. Turaganira ijambo rigira riti umuntu wese ushaka kubana n'Imana, umuntu wese ushaka kubana n'Imana, hari ingingo zimugenga, hari amategeko amugenga, hari ibimusaba gukosora, hari ibimusaba kwitondera. Uhereye kuri nje
tugiye gukora kugira ngo Imana yacu ibone ikidushima. Umuntu wese ushaka kubana n'Imana timukifatanye n'abatizera mudahwanye. Icyo ni icyambere. Nta gisha mfite ibya bindi nibyo tuzarya twongere tubirye kugeza ku kuza k'Umwami wacu. Timukifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese umuco n'umwijima byafatanya bite? Nuru na giza haviwezi kushiriki pamoja hata kamwe. Kimoja kitakimbia, kingine kibakie kuna nafasi. Umukiranutsi azaguma ari umukiranutsi, n'umunyabyaha umukiranirwa azaguma akiranirwa. Umuco n'umwijima ntibyabana. Umutizera n'uwizera birisepare kandi ni ngombwa ngo bibeho. Kandi icyo nicyo cyazanye Umwami Yesu, yaje gutandukanya. Umugaragu w'Imana Aburahamu igihe yari ari mu gihugu cyabo cy'Abakaludaya, Imana imuhamagara, hari ibyo yamubwiye gukora. Imana ahamagaye Gerard, hari ibyo yamubwiye gukora. Igihe Imana ahamagaye Gerard, hari ibyo yamubwiye gukora. Icyambere yabwiye Aburahamu, yaramubwiye Aburahamu, va bene data bateranye muve hagati y'abandi. Aburahamu, va mu gihugu cyawe, kandi numara kukivamo usige ingeso zo mu gihugu cyawe, usige ishanga ryawe, usige n'inzu ya so. Hautafanya mapenzi yako. Bisabye ngo buri muntu akora ibyo Imana ishaka. No, abrode de persone apana. Ubushake bw'Imana, abrode de Dieu. Ube nukora ibyo ushaka, Mungu hatakubali. Ahubwo Imana ikeneye ngo ubushake bw'Imana ube mu itorero ryayo, ubushake bw'Imana ube mu bafurere, ubushake bw'Imana ube mu basere. Ababyemeye kandi ntibande bemeye ko ubushake bw'Imana ariko bugendera muri bo. Ibyo nibwira bivemo, ahubwo ibyo Imana ishaka aba aribyo bigendera muri bo. Ababyemeye kandi babisaba Imana irabibaha mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ushaka kubana n'Imana yitandukanye no kutizera, kuko umuntu wese utizera niwe ugenda akora ibyaha, niwe ugenda anywa inzoga, niwe ugenda akora ubusambanyi, niwe ugenda akora ubujura n'ibindi byaha byose biboneka kubera kutizera. Ariko iyo umuntu yizeye yirinda ibibi, iyo umuntu yizeye aharanira gukiranuka, iyo umuntu yizeye ashakisha mu maso h'Imana. Imana ibahe kumva neza mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ushaka kubana n'Imana yirinda kwitegeka, yirinda kwiyobora, ahubwo akareka ubushake bw'Imana akaba ari bwo bumuyobora. Yandi twasomye ku gice cya 15 ku murongo wa 10 na ku gice cya 6 ku murongo wa 15 ngo imibiri yacu kuko turabaza ikwiriye kuba ingingo zo guhimbaza Imana. Ntabwo ari ingingo zo kunywa inzoga, ntabwo ari ingingo zo gusambana, ntabwo ari ingingo zo gutukana. Nubona umuntu wese uri gukora ibyo, Mana Imana ikakwizera. Ariko umuntu ufite kwizera yirinda ibibi byose. Umuntu ufite kwizera ibibi byose birebera kure. Aburahamu kugira ngo Uwiteka amwemere ibimana ye, kuko wumva niyo dusomye Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, hari impamvu. Aburahamu va mu gihugu cyayo, Aburahamu aboneza inzira ava mu gihugu cyayo. Ni atubwire Senyeri, ntabwo ari Gerard wari ubimubwiye, ahubwo ni Uwiteka wari umubwiye biciye mu ijambo ryawe. Aburahamu va mu gihugu cyayo, numara kuvamo siga ishanga
kera tangu igihe inama yabo wakati yakorewe ku Nikeya kule Nikea mu gihumbi kimwe magana atatu na makumyabiri na gatanu magana atatu na makumyabiri na gatanu bari beza walikuwa wazuri. kuki twavuye Sababu gani tulitoka? Maprotestant guhera ku gihe cya tangu Luteri wakati wa Luteri. kubera iki twavuye Sababu gani tulitoka? bamaze imyaka isaga 490 Wanamaliza miaka zaidi ya miaka 90. bagera aho kumwe ongera ngo ninga Ongeza hapo wengine ndio 499 magana 899. ari kuburi ngahe Unakosa ngapi? nuvuga ngo Kisema Porosos Testament murenge nayo umeona amaliza myaka anamaliza ariko twavuye mbona kubera iki sababu gani? guhera muri 325 wabaza kwabana basiziga kubera iki twavuye nuko dukeneye gutandukana nabo tugasaba kubanisha Kama vile Mungu anakupenda utari wabikora kama kabla hujafanya bana ntazakora gukirana Mungu hata kusema Abrahamu we va mu gihugu cyawe usiga ishanga ryawe usiga n'inzu ya so uje mu gihugu nzakwereka Abrahamu ngo amen amina bishiriya nashapana Abrahamu Ibrahim kugira ngo nitwe Imana yawe ndio Mungu wako uzamukira mu rubyaro rwawe anapashwa kutahiriwa akomba kucheka bene data bashikima kwa pendo ikembe imibiri n'imitima tupate maze umwami kutahiriwa wacu abonaze apate kuja dukembe imibiri tahiriwe dukembe n'imitima insengero imibiri yacu insengero z'umwuka bisabye ngo abana b'Imana babe insengero z'umwuka Abrahamu kugira ngo n'Imana yawe uracyafite kamere yo ku mubiri bisabye ngo Imana wayikene mushiki wacu kunda uno munsi kugira ngo Imana idukere ububeshi Imana ikabukeba ubusambanyi Imana ikabukeba abarantu Imana ikabakeba Ninaona gukebwa naje ndabyemera uzavuka mu rubyaro rwawe ni ngombwa akebwe niyo mpamvu Imana ya Abrahamu icyo nacyo Abrahamu ati nacyo nacemese nyene burakeye mu gitondo imuhaye isezerano abyaye umwana iramubwira iti burya Abrahamu ntabwo wari wemerwa haracyabura ibindi Abrahamu rero burya ibitambo byoswa ibitambo by'inka ibitambo by'intama ibitambo by'ihene uwo mwuka wabyo nawuhaze Ibrahimu acunga iryo jwi aliposikia sauti ile none sasa jiulize ari wowe uri kuvuga ngo ungekuwa wewe ungalifanya nini? Imana iramubwira iti Mungu akamwambia ujya wa muhungu wawe w'ikidegeri jana uwapo ni wowe ngenda impumuro y'inyama zo mu mazuru yawe ninahitaji harufu ya nyama yake. genda Wende turwashu siku 3 tumutambira aho uri utoe kwa dhabihu gende kure wende mbali ku musozi kwenye mlima mubage mchinje mumara kumubaga mchinja umutwike lunguze. Aburahamu agendana n'abagaragu be 3 Ibrahimu akatembea na watumishi wake 3 nabyo yabyemeye na alikubali. ageze imbere yo hato Aliposonga areba ukuntu abagaragu be bari abanyambuwe bagira impuhwe n'umurugo aravuga ati aba nijyana nabo igihe ndibukundire Isaka nenda kumukerera aba baramukiza abagaragu banje bagiye ni hamwe usigare hano jewe n'umuhungu wanje turagiye hari ahantu Uwiteka dutuma Uwiteka bisabye ngo ahara gutuma ugende wenyine ahara gutuma wigireje ari ngo muherekeze aho Uwiteka aramutuma genda wenyine. Aburahamu kwitwara aragenda abwira abagaragu be musigare hano
Uwiteka aradutuma baragenda we na Isaka. Isaka umwana mwiza, umwana w'ikinege. Mtoto wake wa pekee. Wanasema natangira baragana. Babake wakaongea. Papa. Kugira ngo kutafsirika kwa wanaga umusho. Naona kisi. Naona kuti. Naona na moto. Namenye ko tugiye gutanga umwete. None twazanye muri adukite n'umuriro. Itambo kiri hehe? Sasa dhabihu iko wapi? Uzaka Isaka ndarafite ubwo. Isaka alikuwa anaoga basi. Nawe kugira ngo ibimana. Nawe kusudi Mungu ukayanga byose yakoze. Bali mambo babaka alimwambia. Iyo atabyemera. Hanga alikubali. Ubuntu yagiriwe. Neema alipata. Imbaraga z'Imana. Ni nguvu za Mungu. Ubuntu twagiriwe tena. Ubuntu twagiriwe tena. Ni imbaraga z'Imana. Niba muziki Imana yatugiriye ubuntu. Weho naje twateranye. Duhimbaze Imana. Tuyikomere amashyi. Tuyishimire. Tuvuga tuti Uwiteka watugiriye twarabagupa. Ariko haboneka umwana w'intama. Igitabo kizima Yesu Kristo abicunguye abari mu isi. Izina rye ririhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo tuzakirwa kubera turi abafurere, ntabwo tuzakirwa kubera turi bene data, ahubwo agakiza kari ni mu izina rya Yesu Kristo. Uwo wabambwe agakwitwa ku munsi wa gatatu akazuka, ngo watumye mbaho, ngo watumye ubaho, mumaze tumushime. Aburahamu arahamaze afata inkota, amaze gutunganya igicaniro, afata umwana aramuboha, amaze kumuboha asigaye afata inkota, ageze ngo amukubite inkota. Imana iri mu ijuru ibwira Aburahamu iti, Aburahamu, habe 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 habe. Habonetse ikindi gitambo. Ulipatikana dhabihu. Ibaze ngo iyaza kuri wowe Isaka wari kugira ute? Isaka yari Isaka alikuwa mtoto. nawe bisabye ngo mugakiza kawe Ndani ya wokovu wako. umwe Uko mmoja. iyo bakureka wari kumera nka babandi, iyo bandeka nari kumera nka babandi. Ariko igitambo cy'Igorogota cyatumye Gerard abaho, cyatumye mwene data abaho, cyatumye mushiki wacu abaho. Iyo Mana yabikoze izabura icyubahiro. Ushaka kubana n'Imana wese akora iby'ubushake bw'Imana. Ushaka kubana n'Imana wese yitandukanye no kutizera. Ushaka kubana n'Imana wese areka umubiri we ukaba urusengero rw'Imana. Abantu benshi muri iyi minsi Watu wa leo na siku za leo. insengero z'Imana bazihinduye amabara. Imibiri y'abantu aho kugira ngo ihimbaze Imana iri guhimbaza inzoga. Imibiri y'abantu ariko insengero z'Imana aho kugira ngo zihimbaze Imana ziri kwigira mu nzoga, zikigira kwa maraya, zikajya gukora ibidakwiye, kandi Imana iri kubireba. Byari bikwiriye mwene data, byari bikwiriye mushiki wacu, umubiri wawe, umubiri wanjye ugenzure. Niba ushaka kubana n'Imana umenye ko umubiri wawe ari urusengero rw'Imana ihoraho. Kandi kugira ngo Imana iri ya Aburahamu yakoze ibizamini bitatu, yagerageje inshuro itatu, ariko Aburahamu aratsinda. Icyatumye atsinda twari kugira ngo ibyo ntibigeraho nanjye ndashobora gutsinda, ariko biri kuza none abona ko ari bibi. Bibiliya yarafite umugaragu w'Imana Branham ari kuvuga ati mu gitabo kivuga ngo Imana niyo yisobanura Mungu anajitafsiri peke yake. cyandikiwe California Aliandikia California tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri tarehe 5 ya mwezi wa pili 6 aravuga ati, nasema hivi, Aburahamu buryo Ibrahimu kumbe yaratandukanye na Loti anatengana pamoja na Roho muri aya mateka
Kirundi. Usoma Biblia Kirundi. Ngo buhoro buhoro yagendaga yimura ihema. Ngo yagendaga yimura amahema ye. Buhoro buhoro arinda kwisanga i Sodomu. Alijikuta Sodomu. Umuhanuzi ati Nabii eti byari bisabye ngo abera abantu wanatubidi watakatifu wa mutandukanye n'ibyaha na majani n'uburyarya. Kuko uburyarya bwaragaragariye kuri Loti. Yarebaga ibibi by'i Sodomu akavuga ko ari bibi, ariko kandi akabijyamo. Nuvuga ko inzoga n'ukabukanywa kesho utangamiye. Nuko ubusambanyi bwari bubi, ejo ukabujyamo ejo uzanyuka. Nuko urwangano bwari rubi, ejo ukabujyamo uzanyuka. Nuvuga ko umujinya ari mubi, ejo ukabugira ntakabuza. Imana iri kukureba, iri kureba mu mutima wawe ikazamura iryarya. Ariko cyane bifate muri uwo mugoroba bene datashi wanjye kugira ngo tuvugamo dusatire inzira Aburahamu yanyuzemo, kugira ngo natwe Imana ya Aburahamu, Imana yacu, Imana ya Isaka, Imana yacu, Imana ya Yakobo, Imana yacu. Awe ni Mungu wetu. Yabaye Imana ya Isaka. Alikuwa Mungu wa Isaka. Kubera ko Isaka Sababu Isaka yemeye kwanga kwihagarara. alianza Aravuga ati kuva watanze kuba bikore nk'uko wabikora mapenzi yako kunitoa. Imana imunenge Alipokutazama imugirira ubuntu. akakuwa na neema kwako. Nugirirwa ubuntu ntabwo ari ku mbaraga zawe. Nugirirwa ubuntu n'ubushobozi Imana igukoreye. Mapenzi ya Mungu amekutendea. Nta mbaraga wabisizemo, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Tunaongea eti niba ushaka kubana n'Imana ni ukwitandukanya n'abatizera mu Rwanda. tenganisha na wasioamini ambao Niba ari umusambanyi itandukanye nawe. Niba ari umusinzi acana naye. Niba ari umurozi acana naye. Niba ari umugizi wa nabi uwo ari we wese mbaya wewe yote itandukanye nawe. tenge naye. Aho nujyana n'umunywi w'inzoga ejo izaguhunga Utakuwa na ruhusa uzembuza kuyinywa kunywa. kandi uzanabigena. Leo ngapi utakufikia? Ni ubusambanyi Ni uzinifu ni bubi. mbaya. Agakobwa katambuka Kasichana kanapita. Aka kasichana ni kazuri. Aka kasichana ni kazuri. ukagashakira iki Akatafutia kwari ari riri kukujyamo. tamaa ya kutembeza. Bisabwe ngo Mbili utandukane tengani abatizera wasioamini tutabanye. ambao We kuzicara muno urukudukoba hapa ukitu tuzihaki wicare muno kaa hapo ijambo n'iritambo nawe uryemere nanikubali. nukungika n'ibandi Ukiendelea pamoja na mabandi yataye umugore wawe bali hata duniani nawe waba uzana. au wako utakuwa Nukungika n'ibandi na bandi yataye umugabo wawe hata mume wako nawe wawe ariko kubwira ngo nawe murekuye ntaje. wewe kama mimi. Mwitandukanye n'abatizera muzawanye. Umuco n'umwijima ntabwo bifitanye isano. Hakuna uhusiano. Gukiranuka no gukiranuka nta mugabane bifitanye, ahubwo igifitanye umugabane n'ikindi ni urukundo rwa bene data, ni ugukora ibyo Imana ishaka, ni ugukora ubushake bw'Imana. Imana yubahe mu izina rya Yesu Kristo. Tumenye ko ingingo z'imibiri yacu Tujue kama viungo vya mwili wetu ari insengero. ni hekalu. Urusengero rw'Imana ni umubiri wanjye. Ukwemera hose nyaramwize wo kujyana umubiri, niba ari ukumuhimbaza ni ukumuhimbaza, niba ari ukumukorera korera Uwiteka, niba ari ukumuririmbira muririmbire. Muririmba ari uko wasobye kandi Kuya bia wirimba ari uko wanyweye vino, mama kuja mvinyo kuko Bibiliya iri kutubwira ngo vino ni umukobanyi. kibuta Kandi naye umuntu ushukwa n'inzoga ya vino hano akiri naopenda jia asema Bwana ntabwo ari njyewe sio mimi. kandi nanjye nkeneye kubitura. Nami nahitaji Zirinda kuishi inzoga, zirinda ubusambanyi, zirinda ibibi byose bizamuza kuzamuka. Nawe wemeye kubyirinda, nawe bigushobotse mu izina rya Yesu Kristo. Imibiri yacu ikwiye kuba insengero z'umwuka w'Imana, kiroho wa Mungu. zikwiye kuba insengero Naweza
wanaokubali kama mimi, mwitandukanye n'abatimbaye mugahwanye. amini ndugu, nisomesha hii ndio buhoro buhoro, pole pole. Aburahamu akarira ababazwa n'ibyago bari gusoma watinawe buhoro buhoro akagenda yumuri hema. Sodomu ni habi, Sodomu ni abanyabyaha, Sodomu ntabwo ari heza, Sodomu nje si maguza, Sodomu nje si kuhanga, Sodomu hameze nabi, Sodomu ntabwo ari heza, Sodomu ni abanyabyaha. Ariko kandi kubivuga alipopata uke twose anakamata mambo yake tuhamira naifunga pamoja, atufunga pamoja. Sodomu ni papa, Sodomu ntabwo ari heza, Sodomu si pazuri, abanyabyaha wenye dhambi. gashinguriye hema Anabadilisha, akubaka hano, anajenga hapa. muziki Sodomu ari hano, Sodomu ni papaya. kumbuka Sodomu ni heza, Sodomu ni papaya, heza sio pazuri, wenye dhambi. ariko ari kugenda kujayo Anaenda, icyaha ni kibi, dhambi ni mbaya, icyaha ni kibi, dhambi ni mbaya, dhambi ni mbaya. kunywa inzoga ni icyaha, Kunywa pombe ni mbaya, ariko ari kumaza bei lakini kanauliza bei yake. yavuye yaje Toka kula buhoro buhoro, ari kugenda muzababona amaherezo barazanye mwabara. Basi wakilewa abasambanyi wale muzababwirwa n'iki? wataambiwa na nini? Muzababwirwa n'uko Taambiwa kwamba bazaba batwaye ibigenda. walichukua mimba ya haramu. Muzababwirwa n'iki? Taambiwa na nini? Kubera yuko bazarwara sida. Na watagonja ukimwi. Muzababwirwa n'iki? Taambiwa na nini? Bazarwara n'ibindi birwara bibi. Watagonja na mambo kadhaa. Hari abantu bazi ko inzoga ni nziza. Kuna watu wanajua kama pombe ni mzuri. Uzabaza abayinywa, Waulize wale wanayokunywa, ntibazakubwira. ndio watakwambia. Wabona bagupimye n'icyo kirwara rero ukaza Unakuya umbefere bidasi umusengere umwanzi yari yaramose unanyoye inzoga pombe narasambanye none umbure hano bahumanye ukibyumva rero none kizwa none leo, ponywa leo. ukibyumva uyu munsi Hapo sikia leo. we kuharara Usilale kule. numbira ijambo Usiangalie uze hilo. mu busambanyi numbira ijambo reka uburozi numbira ijambo reka ubugome numbira ijambo reka ubusambanyi Acha uzinifu. numbira ijambo achana na pombe. Toka. Ni bande bari kubyumva, Wakati wanasikia ya Imana ibamera umugisha. Mungu awape baraka. Buhoro buhoro, Pole pole. buhoro buhoro, Pole pole. nuko Aburahamu Ibrahimu sasa. Imana imwitegereje Mungu niho alipomtazama yagiriye impuhwe alikuwa na fadhili Loti w'i Sodomu. ndani ya Sodomu. Nyuma y'abagabo babiri Katuma waume wawili. we n'umwami asiga Kama Aburahamu. mfalme alibaki pamoja na Ibrahimu. Ariko se Lakini sasa bageze i Sodomu, walifika ibyaha by'i Sodomu. Sodomu birisha. Dhambi za Sodomu zikaisha. Icyaha cyaricyo cyose uzakora ntabwo kiguhisha iteka. Uwiteka azabitwukura ku mugaragaro. Hadharani. Reka kwifatanya n'ingeso mbi, reka kwifatanya n'abakindara mu gahanga, ahubwo kwifatanya no kwizera gushutse n'ibyaha byawe uzayabarirwa, n'indwara zawe uzazikira. Utakupona. Soma mwene nawe. Soma ndugu. Turasoma izina ry'Yesu Kristo. Amen. Amen. Ntimuyobe Usipotoka. abateranye mwese, Waliokusanyika abateranye muri amasaha, kwa sasa leo. hindura ukumbura ijambo. Na nasikia neno hili. Ntimuyobe ntibaryumvishije, ntinawumvishije ngo ntimuyobe. Usipotoke. Ni twese bateraniye aha, ariko buri muntu ku giti cye. Bene data, Wandugu. ntimuyobe, Usipotoke. ntimuyobe. Usipotoke njia. Ninde wajya gusohokera ahantu hatari heza? Yaani naweza kutokea mahali hakuko njia. Yagwa mu gikuta, Naweza kuonga ukuta. nanga akava mu muhogo. Bwana anaanguka ndani ya magenge. Ntimuyobe. Usipotoke. Kwifatanya n'abandi kuona n'ingeso nziza. Amen. Yicaye. Kaa ndugu yangu. Ntimuyobe bene data,
n'ijambo ry'Uwiteka niho tuzaba abana b'Imana nyakuri.